reka kureba kubiboneka. Iyi Mana twicaye imbere ifite ibitaboneka. Abantu twese dusenga Imana nimuhumure dufite gikurikirana. Hanyuma dogiteri yavuganye nabo ba specialiste mu Cyongereza n'ubundi arambwira ngo banzuye ko bagiye kongera kukubaga ariko bataguteye ikinya, kuko baguteye ikinya wahita upfa. Umva ibintu bakoze, bafashe imigozi baranzirika. Ndi imbere y'Imana barangiza nabi siko batari bashobora. Ugiye muri gereza harimo abantu bafite skills, niba hari ahantu haba skills nyinshi ni muri gereza no kiriya bita case of leadership, ni pillars enye za leadership. Niba ushaka kuzava mu buyobozi ugomba gucritivate biriya bintu bitatu. Utoranya style of leadership ukurikije abantu n'ibyo ushaka. Niba muri crisis don't call it democracy. Heart breaks ufite ziva muri icyo kintu cyo kwita ntaza agenda gukunda cyane n'ubuvuma. Hanyuma Brenda kaza niba amubwiye ko amukunda ariko agenda vuga de ugasanga yamara kuyamana na Brenda akamukatira ukamenya ngo ntiyakundaga Brenda yakoresha Brenda bazi naramubwiye ni se style of leadership ari nyinshi muri leadership abantu benshi bakunze kwita theories. Umudogiteri wankurikiranye ahita ambwira ngo mada menye ko burya mufite Imana, uhereye umunsi nanjye niringiye Imana ishobora byose. Yesu ashimwe, haleluya. Shimiye Imana yarinze mwebwe mwese, shimiye Imana kandi nanjye yandinze. Imana nihabwe icyubahiro. Shimiye mushumba najyaga mubona kuri YouTube ariko aransuhuje, ndebye mu maso mbona ndamuzi. Ndagushimiye rero mpagaze imbere y'iteraniro. Shimiye umpaye ikaze. Imana imuha umugisha mwinshi cyane. Ntabwo biba byoroshe kuba abantu bagutekerezaho bakagutumira. Rero mbasabiye umugisha. Iki gihugu gifite abavugabutumwa benshi kandi muziranye nabo, ariko kuba mwaricaye mukadutekerezaho, Imana ibaha umugisha. Kandi ndabakunda, ntabwo uyu munsi ari uwa nyuma, nzagaruka. Bwa mbere ngera hano mwanyeretse ikaze, mwampaye icyicaro mu mwanya ndabwiriza, muranganiriza, hari inama mwampaye, hari iterambere ryinjiye muri nge kimara kugera hano. Aha rero ntabwo nahibagirwa, nta nubwo nteze kuhibagirwa, nta nubwo zigera kwibagirwa, cyane ko nabigiyeho byinshi. Imana ibaha umugisha. Reka kureba kubiboneka. Iyi Mana twicaye imbere ifite ibitaboneka. Abantu twese dusenga Imana nimuhumure dufite gikurikirana. Hanze umutwara ativuze ngo iki, navuze ngo tuzate kano kanya simbi na kano kanya irabishoboye atahukora. Turongeye turaburaye, bibaye ijoro rya kangahe? Rya kane. Mu gitondo umugabo arambwira ati no guhaguruka birananira, ariko nawe ejo urihangana. Ubwo ngo ninjye wari ufite akabaraga rero, nanjye mu guhaguruka ndebye mu izuba mbona abazungu bari guceza. Naho ntabwo ari abazungu ahubwo ni ikizungero. Negamira inzu nka guca ndavuga ni Imana koko none hiraceceka. Mu gicamunsi ngiye kubona mbona umumama w'inshuti yanjye anzaniye ubugari ibiro 2. Arambwira ati Vestine, ubuzima murimo ndabuzi ariko nanjye nta zindi mbaraga, nta kindi mfite ngutinze, ihanganire ubu bugari. Imana iguha umugisha. Umugabo yananiwe kuva mu makara iriho n'igishimo. Imbabura nimara gufata
uzabona abantu barimo kwihungiza kuko imbaburi zashyushye no mwuka n'ibyo mwakoraga byose bihinduke kuko hari imbaburi. Umushumba azongera kunumira setting influence kujya ahantu bari kuvuga ngo ahantu nzahagira influence ishobora kuba nziza cyane. Noneho abagore tuzi kwihangana. Umugore mu giturage usanga yikoreye umufuka w'ibirayi, ahetse umwana, akuruye ihene, atwite. Se hari umugabo wabishobora? Abagore turabaye imbaraga nyine, ariko nyine nta kundi muraho neza. Abagabo ni umutwe, niko Bibiliya ivuga, kandi nabo baremwe mbere. Imana ishimwe. Hanyuma rero ndagiye ndatetse vuba vuba, kigiyeho gake ndatetse vuba vuba, maze guhisha ubugari. Iby'isosi nturimbaze, nta bishyimbo, nta dodo, ntaki. Iyi Imana iyo ishaka kuzagukoresha ibikomeye igucisha ahantu hakomeye. Shaka dodo ndazibura, ndavuga ntumva rero ubwo mfite ubugari nta mpamvu yo kwigora. Mfata amazi ndayateka arabira, nshyiramo akunyu, ndangije amazi amaze kubira nyashyira mu isorori. Ndagenda mbyutsa umutware, namubwira ni sheri ntigisha. Ati se urahishije? Yabyukanye imbaraga nk'umuntu ugiye kurya. Araje arakarabye, amaze gukaraba yihutiye kuri ya sorori kuko ubugari nari nabushize ku iparato. Apfunduye isorori ati nayo turakaraba. Ati ni isosi. Ati ye ni isupu. Ndetse mukajya munashima, ariko narabagize ubwenge kugira ngo muri kuntebuzana. Leadership nziza igira common beneficial inyungu. Ati ubu turayijya guteka ntabwo kugitindaho ko nanjye nashobora kugitindaho, ariko abakoze kanihute kuko nawe bitabaye bice cya kabiri icyo bita case of akoze mu bwa kabiri. Ariko nawe we kuje urateta leadership yose n'amazi ndayagotomera. bayita case muri abbreviation ni character. Ndangije definition ya character ni icyo ni mugoroba ni ndatetse uraho gake ushaka kumenya akandi ndagasika. Ndangije guteka n'ubundi mfata amazi ndayabiza nyashyira muri ya sorori. Araje umuntu wicara yari umuje n'ubundi yihutira gupfundura. Ati n'igihe cye akabatekereza abakobwa, ndavuga niba ari umuntu. Ati ubu turabimira nyine nanuko abakoze muri komera biranga. Ushobora kuba utari n'umusambanyi w'umuhehesi kuva twabana niho nari mbonye amarira amaze kumanura amarira. Nshuti yanjye nariza rutayariza, mbwira Imana nti Imana warambeshe. Ubuze n'ibirayi aho twari dutuye ni mu murenge wa Kabatwa, niho hambere hera ibirayi. N'uyu munsi kilo cy'ibirayi ni 100. Uri umuntu ukunda amafaranga, aho bazagushyira hose nta muri kukigura 150, twebwe tubaye turi kugera nka 70. Mbwira Imana ni ubure n'ibirayi iraceceka. Umujinya uranyica nabwo nti sindongera kuvuga Imana, reka mvuge Yesu niwe waducunguye. Nti Yesu uzamenye ngo icyo gihe ufite ambition yo gukomera. Ntiwahonaswo n'umwuka wera, ubu bugari busigaye ndabuzindukana kare kare nzamubatekere ku musozi. Wehonaswo n'umwuka wera, namwe mu bujye hoshi. Amina. Baravuga ngo attitude ni character yagiye hanze. Niba usuzuma ushobora kuba undeba ukabona ndi umuntu nshuti byandaye ku mutima, sinigeze nsinzira. Hanyuma bwakeye kare kare fata agasafuriya, fata akajerekani, fata umwuko, fata ikibiriti, ndagenda. Nakoze urugendo rw'amasaha 5. Navuye mu karere ka Nyabihu, umusozi witwa Ndabirambiwe uri hano mu karere ka Musanze. Kuva Nyabihu nza n'amaguru kugera i Musanze kwitinda ya meza. Ariko abantu basenga nubwo yababaza umuntu imugirira ibambi. Naringize ngo nkubwire ngo humura, ubutabazi bw'Imana buracyariho. Naringize ngo nkubwire ngo nta kuri Imana itakura umuntu, nta na kuri Imana itageza umuntu. Ndibuka asike do piska vonegene sige antiskaigon. Ndibuka sitegelo feska mones
n'umukobwa afite imyaka 18 bigeze kundoga umuntu arandoga ngo njijije umusore ngiye gusanga niwe ngo yarazi ko azajyana mbese bimutera ishari kubera ko ngiye kurongorwa mbere ye ashaka uburozi ngo ndoge. Abantu dusenga Imana dufite gikurikirana munteye kubyibuka ibi bintu ntabwo nkunda kubivuga. Umva ashaka ibirozi arandoga biremera amaze kundoga njyamye nijoro Imana irambwira ngo kumanywa saa 6 n'igice wari uburozi kandi ubwo ijwi ribimbwira nta hantu hari hatangira kubona icyiza cy'umwuka we atumenyesha ibizaba bitaraba. Uranyumvise? Imana irambwira ngo murozi yakuroze imbwira n'amazina irambwira ngo kandi yabikoze aziko utaramara iminsi ibiri ariko kugira ngo mwereke murusha amaboko. Haleluya. Uzabaho wongera ubeho wongera ubeho wongera ubeho. yicara muri gereza bakamuzana ibitabo ndavuga na mina ariko se mfite n'uburozi munda. Imana irambwira ngo ikibazo si uburozi igikuru ni ngewe gufiteho umugambi. Umuntu uri mu mugambi w'Imana ntacaba ni muhumuri saugene dai. Uzi kuntu byagenze bwakeye mu gitondo Imana yabimbwiye nijoro Imana irambwira ngo genda ugure igisheke. Abantu dusenga Imana dufite gikurikirana igisheke sese mukizi irambwira ngo igisheke ugenda ukigure ufate ingingo ebyiri uzoze neza nurangiza uzirye numara kuzirya upfuka musenge ibyo urabona ntibigutera ubwoba ni ngewe urabuzanye ubutabazi. Abantu dusenga Imana dufite gikurikirana igisheke nakiguze mu isoko bisanzwe ngenda nta hantu hari kundya wazingo yandoze igisheke ndakirya maze kukirya nyuma y'iminota nk'ibiri barokore Imana irahari. Iyi Imana irahari abayivuga nabi nibarekeraho twebwe tuzi aho yadukuye. Nyuma yo kumara igisheke narutse ibintu ntarabona nazanye ibintu ntarabona ngiye kubona mbona aha hari igisimba gikunda kugenda mu mase cyitwa ikivumvure. Sinamwe murakizira kivumvure murakizi? Ngiye kubona mbona ico kivumvure kiri kugenda mu byo ndutse ndavuga nti Imana burya ntaco utashobora. Numva ijwi rirambwiye ngo mwana wa mbikoreye ko sidi contraire nzagukoresha kurinda ushaje kandi wabikoze azasara. Ntabwo ari njye wabimusabiye ntunyumve nabi. Imana irambwira ngo uwabikoze azasara. Ntabwo ari njye wari ubisabye ntubyumve nabi. Irambwira ngo kuko yahangaye udahangara azasara. Nshuti yanjye ntabwo ari amarangamutima ndi imbere ya kamera ubu aho mvuka barabona ibyo ndi kubwiriza. N'uyu munsi wa none ni umusazi. Zagaruka nje kubabwira ukuntu yasaze n'ubundi agarutse kundoga hamaze kabiri nakoze ubukwe. Mabukwe nyina w'umugabo wanjye niwe wamufasha azanye ibirozi n'ubundi agiye kundoga. Uhereye umwanya bakimara kumufata yahise aba umusazi. N'uyu munsi ni umusazi. Naringize ngo nkubwire ngo abantu dusenga Imana dufite gikurikirana. Muranyumvise? Muracyafashwa? Iminota bampaye irarangiye. Iri kuri level ushobora gupresentinga abantu. Hanyuma nagiye amasaha 5 nkuko mbibabwiye ngeze ku musozi wa Ndabirambiwe nahasanze iteraniro ndavuga ntirirateraniro sindarijyamo kuko nge mfite ibibazo biruta ibyabo. Kumbi iyo wageragejwe wibwira ngo ni wowe gusa ntabwo umenya ko hari n'abageragejwe kuruta wowe. Ndagenda ndiherera mfata agasafuriya umuriro urumva nawe ucanye vuba vuba mfata agasafuriya nshiramo y'amazi iminota mike y'amazi arabira ubugari ndabusonga ndabuteka maze kubu
kubuteka ubugari buhiye asosi noneho natetse ubugari burasha ndangije ntereka hariya ndavuga numva Yesu ntago nari nkivuga Imana twumvikane wowe naswo n'umwuka wera ngo ubu bwa bugari uko mumaze iminsi muri kubumba ngo mbuge namwe nimuze mu buryo amena nta migaryo nta mikino yego nambona Yesu ntabwo aje ndarira cyokora mu minota mike haleluya abasenga Imana dufite gikurikirana mu minota mike nagiye kona mbona umugabo usanzwe araza ahetse igikapu arambwira ati mada ubugari watekeye Imana burya isengesho ryose usenga Imana iraryumva hari umuririmbyi uherutse kurimba ngo nubwo ryaba bucece Imana ibyumva kuruta uko ubivuze nagiye kubona mbona araje ati ubugari watetse ubutekeye Imana irambwiye ngo ninze mburye nahise nika iweho Mana se ati ndi umukozi wayo ati ubwo bumbe yaraburiye n'agasafuriya aragakonga mushobora kuba mutari ko ubwo n'ubuyobozi bubi ahubwo ubugari watekeye Imana ngo buryohewe yego nambona n'agasafuriya aragakombye ati bayire ndikugiye ati Imana yambwiye ngo ngwe kino gikapu naragifashe kirebye nsangamo ibitenge bibiri by'amawagisi ntago nigeze nishimye navuze ni Imana ntago ibitenge ari byo nagusabye numvijwe haleluya abumvishijwe haleluya tuzabaho twongere tubeho irambwira ngo mwana wa iryo nitangiriro irambwira ngo reba mu mufuka w'imbere urasangamo icyo nakubikiye narafunguye ndebye mu mufuka w'imbere nsangamo amafaranga ibihumbi 60 nshuti zanjye navuze indimi nka 50 ndi utereze kereveri tazene amina iyi nayo yenda gusa na autocratic irambwira ngo iryo nitangiriro ryo kurya uzarya ugaburire n'abandi mu yandi magambo sitantozi ni dai nsengera ibindi ariko ibyo kurya by'Imana yarabimpaye uhereye uwo munsi muhereze Imana yacu icubahiro hanyuma ngo banyuze bageze ku rugi ubwarwo rurabikingurira Petero we ngo yagize ngo ari mu nzozi ageze hanze marayika musiga aho shaka kugira ngo nkubwire ko uru rugi rwari rufitanye isano na rwa rundi Imana yabwiye Kuro Imana yabwiye Kuro amagambo ageze kuri 7 iramubwira ngo nzakujya imbere ahataringaniye nzaharinganiza nzakenyuruza abami kugira ngo kenyeze ibihindizo by'ibyuma Imana ishimwe nzabicamo kabiri kundiye Imana muyiramburira amaboko tumenyereye ko abantu babwira abandi ngo nkuri inyuma tumenyereye ko ufite ubukwe abantu bakubwira ngo nkuri inyuma ariko Imana yabwiye Kuro ngo nzakujya imbere ndashimira Imana itandukanye n'abantu bakugenda inyuma ariko ayikugenda imbere mwayikomera amashi mwoka byara hanyuma style yindi Petero ava mu nzu y'imbohe icyo namukundiye nawe ngaho kugira ngo yerekeze ahandi ngo yerekeje ahabitorero bari gusenga haleluya ngo ahageze arakomanga umuja witwa Rose ngo aje gukingura Zeroti ngo aje gukingura ngo asanga ni Petero haleluya nawe ngo yabanje kwikanga ngo agira ngo ni umuzimu kandi bari gusenga ndagira ngo ngutangarize ko iyi Imana yihinduye amateka amen ihinduye amateka abantu bahindura amagambo kandi Imana iguhagazeho ibyari bikwitambitse imbere byose bita agaciro garura umutima wawe ubwira Imana ngo wowe wakuye Petero mu nzu y'imbohe ibyanjye ntabwo wabinanirwa ureka kwiheba reka gucika intege kuzana
ijambo rivuga ngo iyi Mana yacu ni umutabazi, muyikomera amashyi yo kabyara yo gaheka. niba muri crisis, umva ikindi kintu cyantangaje, Herode ngo yari yavuze ngo aramwica mu gitondo, turashimira Imana idutabara butaraca. Abanyumvise ra, turashimira Imana idutabara butaraca. Muranyumvise? Burya mu ijoro irwana n'ibiturwanya, igakubita ibiduhagurukiye, buja guca Imana yarangije kudutabara. Mureke mbabwira kandi turashimira Imana irokora Petero Herode atari yapfa. Muranyumvise? Herode ntabwo Imana ishobora kumukura mu mubiri itaratabara Petero, kugira ngo Herode amenye ko Petero yiringiye ishobora wari wihebye, wari ucitse intege, ariko imbere y'Imana ndagutangariza ko nta kintu na kimwe Imana inaniwe. Sinababwiye ukuntu herutse kuntabara ntwite ikampa umwana w'umukobwa barandose mu nda habamwe inyamaswa, nzabibabwira ngarutse. muzasoma icyo gice kadusoza, nzabibabwira ngarutse, umwanya wagiye, mwihangane ko se nzahora ndabagenda mu ideni, ntibanyongeza iminota 10 gusa. Yesu ashimwe. Naringize ngo mbabwire ngo turashimira Imana idutabara Herode atarapfa. abantu bose bamaze yewe maze edotezi gusengera umuntu bari bararoze hanyuma akabyara inyamaswa, uwamuroze yahise ndoga. Noneho twita umwana ni umwana wanjye wa 4. Nababwiye ko mfite abana 4, abahungu 3 n'umukobwa umwe. N'uwo mukobwa rero mutwite, hanyuma uwo muntu wari wararose uwo muntu nasengeye akabyara ahita ndoga. Andoga inyamaswa ku mezi 3, nari naramaze kubyimbagirana meze nk'umuntu subuna wagwaye bwaki, kuko mu maso yose hari harabyimbye, amaguru yarabyimbye. Hanyuma banyohereza mu bitaro hari i Musanze, hageze dogiteri w'umusopesiyaliste baramubwira ngo nankurikirane, arangije arambwira ngo arebye mu nda asanga harimo akantu kari kugendagenda, arambwira ngo nta mwana uri mu nda, arambwira ngo kandi ntabwo yambaga ku mezi 3, azambaga ku mezi 7, ako kantu kazaba karamaze gukura. Ntabwo yigeze ambwira ko ari umwana, ahubwo we yambwiraga ko ari akantu kameze nk'akanyamaswa, akambwira ngo nako ntikarasobanuka, kuko yambwiraga ngo abona kagendagenda mu mubiri. Hanyuma umva uko byagenze, arambwira ngo nyuma y'amezi 6 ku mezi 7 nzaze bambage. Nanjye ndatashe, ngeze mu rugo nagiraga amabukwe y'umuhanuzi kazi nuko aherutse gutaha. Kigera mu rugo mabukwe ati we Imana iravuze ngo ntuzabagwe ku mezi 9, kandi ubwo ntabyo namubwiye. Nanjye namubwira nti dogiteri ko yambwiye ngo nzabagwe ku mezi 7, arambwira ati no, Imana irambwiye ngo si n'inyamaswa iri mu nda, ahubwo ufite umwana w'umukobwa. Abavuganye n'Imana, haleluya. Wumvisha amajwi menshi, wahuye n'ibiguca intege byinshi, mpagaze hano nkubwira ko Imana yacu ari umutabazi. Ibyo udashobora kurebesha amaso, iyi wicaye imbere irabireba. Ibyo ubona bidashoboka, iyi wicaye imbere irabishoboye. Icyo usabwa ni ukwizera, ukava mu gushidikanya. Burya nta kuri takura umuntu. Amezi 6, amezi 7, Imana urumva yari yarambujije, ariko byari ngombwa ngo numvire inama za muganga. Dogiteri arampamagara kuko nari naramusigiye nimero, arambwira tuzi ko ari njye wagukurikiranye, igihe cyo kubagwa kirageze, ihanganuze. Narateze ngezeyo, ati witeguye, ntiwaruzi n'ikindi, ati ikindi ntabwo urambaga, ati ye ntabwo uramba, ati ngwiki ntina kubera iki Imana ati ngwiki Imana yambuje, ati ngwiki Imana, ati si mwahuriye ntivugana natwe, numara kumwemera umukiza wawe uhamye mu bandi ibyo
hari abantu rero batinya guhamya Imana bitewe n'aho bari. Aho uri hose hamya Imana. Iyi Mana yacu irashoboye, ishobora byose. Ndamubwira nti Imana ati mada Imana Imana turavugana ati ugura umurokora tabarukore mwarataye umutwe ati madamu rero reka nkubwire ati dore noneho ya nyamaswa yarakuze. Ahita ambwira none ngo ni nyamaswa yarakuze kandi nutabagwa ukageza ku mezi 9 uzahita upfa. Ndamubwira nti dogite nta munyamumaro upfa mbere yo gupfa. Muranyumvise? Arambwira ati niba wanze ko tukubaga uzashaka ibindi bitaro aranyirukana. Arambwira tuguzaje ahandi tuzigera uzano ngo tukubage. Nanjye ndataha ngeze mu rugo mabuko ati wi iravuze ngo umudogiteri wakwirukanye niwe uzakubaga. Nanjye ndamina ariko yambwiye nabi ati oya Imana iramushaka kugira ngo imuhagakize. Uzi ko hari ibyo unyuramo kugira ngo abari inyuma yawe bazakizwe? Muranyumvise? Ibyo unyuramo nesiken Imana ntabwo ibifitemo igihombo. Hari abishaka kuzarokora kubera ibyo yakunyujijemo. Hanyuma amezi 9 arageze mabuko araje. Amezi 9 araye kuburaho iminsi 3 araza ati Imana irambwiye ngo tuje ku bitaro. Ndamubwiye n'ubusi turaje ko banyirukanye ati tugende kuri hopitali. Turagiye tugeze kuri hopitali twahuye na muganga uwo wankurikiranaga atashe yari yarayizamu umva ikindi noneho yaragiye no muri konji tuba turahuye aramenye ambwiye ati si ibyawe nibyo waha niweho nayanda ntabwo urapfa twandi ntabwo nari none uje ndi ndaje ngo mumbage ariko madana kubwiye ngo iki ati sinakubwiye ko utagomba kuzaza hano Imana niyinyohereje nshobora kuvuga n'ijwi ryanjye nkuko mvuga kandi ndi humble by character. Arambye ati genda nje nditahiye rero ati dore nanatangiye konje ariko nyirataho cyane barokora Imana irahari. Ngeze imbere gato numvijwe rirambwiye ngo nubwo akubwiye gutyo ni urakubaga. Nanjye ndamina ari kararakaye. Imana iti no agiye kuza mu minota mike ntarinjira ibitaro mbona araje ari kwiruka aturabizi n'ikindi nturagarutse ati ndagarutse atariko ntabwo nje gukora ati nje kukwereka inzira uranyuramo kugira ngo bahenda hari bakwakira. Hambwe atariko ndibutse ati hano hari abaganga baba specialiste baje baturutse muri Kenya kandi aje kuvura abagore uwaba kwereka kabagusigira nkitaye nta kibazo banyereke. Turi kugenda numvijwe irambwiye ngo ninje umugaruye aho irambiriwe ikagenda. Muranyumvisera imbwa irazikana kwikubaho turagiye twageza arabasobanuriye ngiye kubona mbona bamuganirije mu Congereza mbona arasetsa arambwira ati mada ibyo bavuze urabyumvise? Ntago nabyumvise. Ati baravuze ngo kuba ari njyewe uzi ikibazo cyawe naragukurikiranye ngiye kukubaga ubundi baramfasha. Humility over arrogance. Number 2. Twinjiye muri sale dope. Arambwira ati wihangane ntutegereze umwana. Iwo Imana yambwiye ko nzabyara umukobwa. Ati oya ati reba no muri ecography. Ndashimira Imana ibona ibyo ecography itabona. Ndashimira Imana ecography yo mu mugambi w'Imana. Ariko Imana burya irusha ecography amaboko. Muranyumvise se? Reka mbaho urugero rumwe ngiye gusoza. Hanyuma arambwira ati nturi kure ko nta mwana urimo ecography ntiri kumubona ariko Imana yaramubonye. Yatangiye kumbaga baba specialiste nabo bari banzengurutse. Hanyuma gitangira kubaga ati mada kikarame ati harimo umwana ndi nagakobwa. Ashaka kwigisha mayibo icyongereza. That was very interesting. Mayibo Imana bati ntabwo nzayiva. Kabigisha icyongereza bati kikabamarira iki? Abayivuga nabi n'abatari babona gukora kwayo. Twebwe dufite byinshi byatuma tuyuba. Arambwira ati madate harimo akana ndingo ntinagakobwa abagakuyemo yagashize ku munzani gapima ibiro 2 n'igice. Arambwira ati none ya nyamaswa iri he? Naho abarozi nabo nta bahanga ariko hejuru y'ubuhanga bwabo hari ubuhanga bw'Imana. Muranyumvise?
muranyumvise nubwo bigira abahanga ariko ubuhanga bufitwe n'ishobora byose. Noneho uko dogiteri ari kumbaga inyamaswa riri kuzamuka ijya mu mutima. Impamvu batabonaga umwana inyamaswa ari mu bundi mbese umwana wanjye yabaga munsi y'inyamaswa. Izanje Imana iriho. Iyi ni selfish vision mayibobo ni urwego bibona ko birangiye ko banyirukanye mu kazi ngo bari kungambanira ngo nukuri ndi umugabo wo guhamya ko hirya y'ibintu byose hari amaboko y'Imana. Ndi hano ndi kubihamya hirya y'imbaraga z'ibintu byose hari imbaraga z'Imana. Nge nabonye Imana mu bihe byinshi bitandukanye. Nabonye Imana ihoza umuntu amarira. Nabonye Imana yambika umuntu. Nabonye Imana ivuganira umuntu. Nabonye Imana. Ikubyara umwana wa kabiri umuntu arambye ati niko uwo mwana uzamugaburira Yesaya, uzamugaburira Habakuki, uzamugaburira Yeremiya. Akamukatira ukamenya ngo abantu bareba kubiboneka. Ariko nukuri abana banjye ntabwo bishwe n'inzara. N'uyu munsi bararya nk'abana b'umukozi w'Imana nyine. Ntabwo wakorera Imana ngo ukorwe n'isoni. Mugenze make mureke turindirire ku imbere y'Imana. Ntabwo yagukoza isoni. Hanyuma rero iminota 10 yarangiye disi. Hanyuma arambwira ati ya nyamaswa iri he ndikomeza urebe nyine buriri munda. Uko turi kuvugana niko imbaraga ziri kunshiramo. Hanyuma nyuma y'umunota umwe nahise ngwa muri koma. Ibyabaye ndi muri koma byo ni byinshi sinabivuga ngo tubirangize bimara amasaha 3. Hanyuma igikuru dogiteri yagiye kubwira mabukwe na mama arababwira ngo umwana ni muzima ariko nyina wari muri koma kandi ashobora kutagaruka. Mabukwe aramubwira ngo nubwo nyira Pasika yaba yapfuye arongera azuke. I enjoy the company y'umukobwa ntanatekereza ko kubera iki yarazi iby'Imana yagiye tuvugaho nta munyamumaro upfa mbere yo kubera iki I seek her interest. Dogiteri rero muri koma nabonyemo byinshi gusa igikuru nabonye marayika aje imbere yanje azana akantu kameze nk'akamakasi akati ikigozi arangije arambwira ngo abadayimoni bari bagambiriye kupfa ariko humura ntabwo urapfa uzakorera Imana kurinda ushaje. Nahise mva muri koma nsanga abadogiteri baranzengurutse bari kurira. Dogiteri wankurikiranaga arambwira ati mada ndabizi uri umunyamasengesho atangiye kwemera ko nsenga ongera usenge agahungu karazamuka kuko twe byatuyobeye. Ndamubwira nti winsengesha narasenga. Ubwo muranyumvise hari amasengesho adutunga tutagishoboye gusenga. Aya ngaya uri gusenga azagutunga utakibishoboye. Aya ngaya azarengera abana bawe. Aya ngaya azagukura mu kaga. Aya ngaya azakwishurira amadeni. Aya ngaya azakugeza aho utari kuzigeza. Mureke dukunde gusenga. Abasenga Imana bafite gikurikirana. Hanyuma dogiteri yavuganye nabo ba specialiste mu Cyongereza n'ubundi arambwira ngo banzuye ko bagiye kongera kukubaga ariko bataguteye ikinya kuko baguteye ikinya wahita upfa. Umva ibintu bakoze bafashe imigozi baranzirika. Ndi imbere y'Imana bafashe imigozi baranzirika amaboko yabazirikira nkariya barazirika bamaze kunzirika nongeye guhita nja muri koma ariko noneho ni koma y'ubwoba ko numvise bavuze ngo bagiye kumbaga mpita mera nk'umuntu ushigutse. Hanyuma ngeze muri koma nabonye marayika mpagaze imbere azana igitonyanga kacakindi duha abaganga baha abana twagiye gukingiza abamama bo barakizi. Hanyuma gifashe akamurira mu kanwa arambwira ngo Imana intumye kuguha ikinya. Arambwira ngo akira ikinya. Akimara kumbwira ngo akira ikinya nameze nkaho ngagutse nsanga bari kumbaga bagashwanyura nk'abari gushwanyura umwenda. Nta kintu nigeze numva. Iyi twicaye imbere nkuzana inkuru ivuga ngo ni umutabazi. Hanyuma minota mikeya ya nyamaswa bayikuyemo yavuye mu nda nayo iri gupima ibiro 2 n'igice. Umwana avuyemo ari gupima 2 n'igice
nayivuyemo iri gupima 2 n'igice. Uwo mudogiteri wankurikiranye ahita ambwira ngo mada menye ko burya mufite Imana, uhereye umunsi nanjye niringiye Imana ishobora byose. Uyu munsi wa none umukobwa wanjye ariho yitwa Ingiriye neza Teta Fiona, ni nawe mukobwa mfite. Uyu munsi afite imyaka 7 ari mu wa 2 primaire. Mukomere Imana yacu amashi hozo yawe, hombeka amaso. Umaze iminsi wihebye, umaze iminsi ubona nta butabazi, Satani akongorera ko birangiye, warota ukabona uri kugwa mu nzobo, abadayimoni baguciye intege, byiringiro byakuvuyemo. Kuzaniye ijambo rivuga ngo nimuhumure, abasenga Imana bafite gikurikirana. Haguruka dusenge, tubwire Imana ngo uko warureje n'uyu munsi ni kure. Mbere yuko wiheba subiza amaso inyuma, uyu munsi hararutejo. Mbere yuko ucika intege subiza amaso inyuma, uyu munsi hararutejo. Nge ndi kubyara umwana wa mbere nabuze icyo mwambika. Musaza wanjye ni umushumba muri ADPR, ubu nawe bari kubikurikirana azabireba. Niwe wanguriye imyambaro y'umwana wanjye wa mbere. Nshuti zanje, iyi Mana twicaye imbere ishoboye byose. Bwira shitani ngo n'ubutari ubu bwarakeye. Shitani ikubwira ngo ugiye guseba, mubwire ko iyo wiringiye ikuraho igisuzuguriro. Shitani ikubwira ko urasenya urugo, mubwire ko iyo wiringiye ariyo yubaka ingo. Reka dusenge. Data wa twese uri mu ijuru, ise umwami wacu Yesu Kristo, Imana iriho none ndetse n'ejo bundi, Imana idapfa, Imana idasaza, Imana ifata icyo tuzaba cyo ikagihisha Satani. Sengeye iteraniro ryose, sengeye abantu bose bankurikiranye, sengeye abantu bose bumvise iri jambo, Uwite basubizemo ibyiringiro. Hari abari bamaze gucika intege, hari abari bamaze kurambirwa, hari abari barasubiye mu byaha kubera kwiheba, kubera kwiganyira. Iminsi yabasubije inyuma, bakora ibyangwa n'amaso yawe. Ariko wandumye aha hantu ndasenze, ongera ubasubizemo ibyiringiro. Abari baracitse intege, abari baracitse intege, wongera ubagarure. Abandi batabizi ngo ni umugisha wahawe. Izi bintu bya education urashoboye. Wowe wampaye kubaho, baravuze ko ntazabaho. Wabankuye mu rupfu, urupfu ndurebesha amaso. Wowe wafashe inzobo ukazisiba mbireba, uko wari uri icyo gihe n'uyu munsi niko biri. Sengeye imitima yari yihebye, sengeye imitima yari inaniwe, sengeye abari bacitse intege. Sepida Tepe Saivon, Mana iravuze ngo nimwumve. Kuko objectif yawe bakuzaniye yararitse buri wese, iravuga ngo nzi ibyo nibwira nzabagirira. Imana ikuye buri wese mu bwigunge, Imana ikuye buri wese aho yari azi ko atazava. Yongeye ibyiringiro ku bari baratakaje ibyiringiro, yongeye gusana imitima yari yarihebye kubera iminsi. Mana ije kubaka nk'amabuye mazima, Mana ije kurwana intambara mutashoboraga kurwana. Yewe wateranye, wowe waje mu nzu y'Imana, reka gutinya ibihe. Imana ije guhindura ibihe kugira ngo isoze icyo yavuze ku bantu bayo. Ndimo mbona Imana ikiza abantu imigongo, ndimo mbona Imana ikiza abantu umumara, ndimo mbona Imana ibaga abantu, irakuramo indwara z'amayobera. Hasino de Copez, Imana iri hano, Imana iri hano, Imana iri hano, yiteguye kurengera abantu bose baciye bugufi bakakira imbaraga z'Imana. Uwiteka aravuze ngo ntabwo azigera bareka, ntabwo azigera batererana.
ndimo mbona hari abantu Imana iri kwambika imyenda ikomeye, hari abari bambaye imyenda icikaguritse, ariko mbonye marayika ari kwambika abantu imyenda. Mukomere Imana yacu amashyi, mukomere Imana yacu amashyi. Imana yongeye kuzuza Zenedrene Sanse umunezero abari buzuye amaganya. Niravuze ngo buri wese yiteguye kumukuraho yarari imutereka hata aho abantu batari bazi ko yaba. Nimwakira ubutabazi bwihuse. Imana iravuze ngo Herode wari ushaka kubirenza uyu mwaka utararangira, imigambi yiburijwemo. Herode wari ugambiriye kohereza impfu zitandukanye, imigambi yiburijwemo. Imana ikinguye inzugi, Imana ikinguye inzugi. Imana iravuze ngo ibyugi bibi byari imbere ya buri wese, Imana irabimenaguye kugira ngo buri wese atambuke. Tugukomeye mu mashyi Imana, tukuvugirije impundu, komeze kudushigikira, mwete n'umurava wawe bitubeho none n'iteka ryose. Murakoze, Imana ibahe umugisha mwinshi. Ntabwo wimpoza arakoze, ariko ntunari kubimenya ngo tuzagenda Data turakuzamuye, dukeneye imbaraga z'ububyutse. Hembura abasore, hembura abagabo, hembura abagore, hembura abakobwa. Duhe imbaraga, dutumbagire, dutumbagire, dutumbagire.